Ani mugeni mufata nita Okay mugeni bimeze bite? Sasa ari umwana ujya inyogosha yaje kunyogoshera mu rugo. Ndaje nyuma y'iminota 40 ndaba nkugezeho kabisa. Minota 40 rwose ndaba nkugezeho n'amafaranga ndayafite ngiye guhita nyazana cash direct. Okay mutegura imodoka ndaje. Yogosha vuba igire muri gahunda z'amafaranga. Gira vuba arakisha. Mubwire rero ngiye mugeni buriya ngewe nuko mutazi ubugome bwanjye ngiyeho kugira ngo nongere nsangire na Nzovu ku kirahure cye ngiye nzamwica amanutse mageragere nk'abandi seriously nzamuhitana ngewe yakamvuga koko ibuke Nzovu kuntu mwabanye ko mbere hose kera mu bukene musangira indaya musangira kabisi nagahiye musangira mbese ubuzima bwose mwarabusangiye none ibaze nukuri ubu koko kwiyunga koko birabananiye ngewe ndakubwiye ngo aho kugira ngo ngiye niyunge na Nzovu nzamubaga cyangwa niba ngombwa nanamurogeshe nge mukubitishe nkuba muhanagure ku karita y'isi nangu uzi ukuntu yiyemera ayirata ngo n'umusitari ngo wadanje ngo yageze ku rundi rwego uruhe rwego agezeho cyambere uriya ni muntu ki kubyajya hejuru yaba basi reka nkubwire angeza nyine ndabyumva pe ndabyumva kandi ndakumva cyane ndakumva ariko basi menya ko Nzovu ari inshuti yo kuva kera wenda ikintu ngiye kugusaba wankorera sibyo ndakwinginze ntuzongeye kumusanga kuri aparitoma hano sibyo birabyo kumusangayo mu gatongana n'ibiki uzabireke musanga yese uriya najya kumusaba iki namusaba iki ko hari ubufasha mukeneye ndabizi ko nacyo wamusaba cyakora gusabye ubimenye niba unanamukunda umubwire inama anyirinde Pate Shapate wagiye unyitaba wari kumamagara se Shabagiye kafuni Gise nigeze nkubwira ko mutinya Sawa ahubwo se waramutse gute Ndacyo daragutse neza nanjye naramutse neza none se gahunda yo gusohoka neza gute gahunda yo gusohoka se ko mbona bitazakunda ubwo uragira ngo boss azamerere nawe banyirukane koko shagiye ko gutinya sabona yagutwara iki babona yagutwara iki gusa utumye banyirukana ku kazi kanjye ahubwo ariho nakuraga amafaranga yo kwitunga urumva utabumemukiye koko nanjye nzashaka uburyo nza kwibanga nzashaka uburyo nta muntu uzabimenya ndumva bikomeye pe shaka ukagira ubwoba renga nawe wagira ubwoba ari wowe ubusa ubu ngubu bosi aramutse amenye ko nataye akazi twajyanye ngo twasohokanye ngo urumva kuko bitaba ari ikibazo nta mpamvu ibyo bintu umuntu aba agomba kubitekerezaho aba ari risiki ikomeye cyane nta mpamvu ko uzaba uri kumwe nanjye nta kibazo sibyo nta kibazo ngo ubitekerezeho nanuka nzamwihorera yego nzamukubita ahubwo ngewe azantuke ngewe burarira kugira ngo umucyo washobora ukankubita ngewe azantuke nzamukubita bamfunge nyumvira kandi seriously kumwihorera koko nk'umuntu mwabanye nk'inshuti yawe koko ubwo birakunaniye
ngewe ndakubwiye ngo aho kuba imbwa nzabimva sinzamusanga hari icyambere nta mafaranga ndusha nta kintu ndusha ubwo se iyi business nagushingiye irangigira ninde yashingira business nyingi nagushingiye ndabizi n'ubu ndacyagushimira pe ariko niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo basi gerageza kuri uyu munota wanyuma ugira iriya mbwa nge yantuka ngewe nkayihorera ndabizi ko ari nahita musekura direct ngewe kanyiri suzugura abantu agenda suzugura abantu ngo ari hejuru y'abantu Pate. Yo. Pate bite byawe. Byiza. Utekereza ko umunsi boss yabimenye. Amenye ibiki? Amenye ibiki sibyo uvemo nubizi. Wese umunsi boss yamenye kuteretana na Isimbi. Menye kuzataha kandi ngiye mbaye mbikubwiye wese umunsi boss yamenye ko wataha imbunda wese kwifite kumariye iki simbona we rujya kwiteretesha ubundi simbunda na boss bihuriye ibyo ngibyo birakureba mfite uburyo nzisobanura ahubwo wowe zisobanura gute Isimbi. Yes, Davi. waramutse ute waramutse neza ubwo urumva waramutse neza kuki utitegura ngo ujye ku ishuri aracyari kare reka imodokari hari umuntu urimo kuyoza reka mbwe n'ubundi niyo kujyana ku ishuri ariko byuka ujya ku ishuri reka gusinzira siko ndi ufite ibitotsi byinshi ndetse waryamye igihe ki ndaryamye kare ukaba ugifite ibitotsi ndabona ugifite ibitotsi umunaniro we byuka ujye ku ishuri reka mbwire imodoka yanjye iri mu Kinamba reka mpamagare bayose vuba izi kujyane ku ishuri aho byuka agira vuba ariko niyo mpamvu uzazana amanota mabi kuko urasinzira kujya gute ubutuna kandi wasanga uwa 40 uzaba 40 icyo nkeneye ni amanota mazima niyo mpamvu buriya ntureba umunyeshuri yabyutse hakiri kare akajya muri dushe agakaraba abo uwa mbere kandi nanone nijoro ukiga isomo ry'imibare shimi na biyoloji kujya gute sikubura bakora muri burari gukaza nanjye nibura ukumva ko nanjye wazantunga mu bihe bizaza somana mu idirishya gute se umwe ari hanze se ndari mu nzu cyangwa simba ari mu nzu Petero ari hanze ntabyo waruzi ntabyo nari nzi ni gutyo bimeze rero